Mwiriwe neza, maze kubasuhuza bantu mukurikiye kuri iyi channel. Aka kanya nagira ngo turebere ibintu hamwe, twigira hamwe ndetse turushaho gusobanukirwa ibintu bitandukanye ku binyabiziga byo kwibukunda kwita imodoka. Dore ibintu bitandukanye ugomba kumenya mbere yo kugira ngo watse imodoka yawe uvuye mu rugo ugiye kugenda. Ugomba kubanza ugacekinga ukareba neza rwose ibintu, ukasuzuma ko bikora neza kugira ngo dukomeze kwirinda impanuka. Niba iki rero watangira kurebaho mbere kugira ngo watse imodoka yawe. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba ibikondo bya batiri na batiri y'imodoka yuko irimo umuriro uhagije icaginze. Ukareba ko nta gikondo cyaba gifunguye cyangwa se ikindi kibazo cyaba gifite. Ikintu cya kabiri ugomba kureba amafuta ya feri, ayo bita brake fluid. Brake fluid ni amavuta afasha imodoka mu bijyanye no gufata feri. Iyo rero aya mavuta atarimo, ni kwa kundi umuntu afata feri imodoka ikaba yarenga umuhanda ukibaza uko byagenze ukumirwa. Urebe rero ko amavuta ya feri arimo, ndetse ukanira ko nta n'ahantu yaba inzira z'amavuta ya feri haba hari kuva. Ikindi rero ni igiki, urabanza ukareba koko nimba imodoka irimo fuel ihagije. Ishobora kuba ari peterole cyangwa se ari essence. Urabanza ukareba ko essence irimo cyangwa peterole irimo, bakunda kwita diesel. Iyo usanze ibyo byose birimo, ikindi kintu ugomba kureba cya kane, ugomba kureba imodoka ko irimo amazi ya radiyateri, kuko amazi ya radiyateri afasha imodoka kutagira ubushyuhe bukabije ku buryo ushobora kubona imodoka icumbye umwotsi. Muri make, amazi ya radiyateri afasha guhoza imodoka kugira ngo iyo uri ku rugendo imodoka irashyuha, injine yayo ikagenda ishyuha, ikenera amazi azajya ayikuringa ahoza iyo modoka. Iyo urebye ugasanga nta mazi arimo, utegetswe gushyiramo andi mbere yo kugira ngo watse imodoka utangire urugendo. Urareba ukareba ko nta hantu yaba ari kuva, haba ari guturuka hava icyo bita leakage, yaba iri mu nzira zose z'amazi. Warangiza ibyo byose iyo umaze kubireba ukabona ko bikora, ureba icya gatanu aricyo bita umwuka mu mapine y'imodoka. Amapine y'imodoka nayo hari igihe imodoka bitewe n'umwanya ihagarara, hari igihe umwuka ushyiramo. Iyo yakize rero ukagenda, umwuka mu mapine ntayarimo, ni hahandi ugera mu rugendo ugatangira kugenda ujya guhagisha ushaka umwuka, ibintu bitari byiza cyane. Urabanza ukareba ko amapine yawe arimo umwuka uhagije, yaba ntawe urimo ukagenda ukawushyirishamo cyangwa ugahamagara abawushyiramo bakakongeramo umwuka mu mapine, kugira ngo amapine yawe hataba hariho nk'ibyatobotse, ukabimenya mbere kugira ngo watse ikinyabiziga ufate urugendo ugende. Ibyo ni ibintu tuboneye hamwe bitandukanye ushobora kubanza kureba mbere yo kugira ngo watse imodoka yawe ufate urugendo. Ikindi cya gatandatu ushobora kureba bitewe n'imodoka n'ubwoko bw'imodoka ni amavuta ya hydraulique. Cyane cyane imodoka bita manuel cyangwa imodoka zisanzwe za kera, ni amavuta adufasha kugira ngo ukate ikinyabiziga cyawe kuri vola. Ayo mavuta hydraulique iyo atarimo ukase imodoka, wumva harimo umugaga ukomeye cyane, ibyo bikaba byatuma bikubera impanuka. Ibyo ni ibintu bimwe turebeye hamwe ku kinyabiziga cyawe uzajya ureba mbere yo kugira ngo cyatse. Ibyo bikaba ari gukumira, bizakumira impanuka, ukaba utagira impanuka itunguranye. Ikindi kintu ugomba kureba cya karindwi utagombye kwibagirwa, ugomba kureba amavuta ya moteri. Amavuta ya moteri kugira ngo yarebe, hari agatije kaba kari impande y'umufuniko wa moteri, umufuniko w'amavuta ya moteri. Ako gatije uragakurura ukareba level yaho amavuta ageze. Usanze level yagiye hasi, nibwo ufata umwanzuro ko wakongeramo, cyangwa se y'ukundi kuntu wabigenza ukitabaza inzobere mu bijyanye n'iby'amamodoka.